cyane Rugaju Abareyo bahamagaye abakinnyi ba Al Hilal Abareyo abafana ba Rayon Sport bahamagaye abakinnyi ba Al Hilal ati nimuze tubaha amashyi ya mashyi y'Abareyo bayahaye abakinnyi ba Al Hilal icyo aricyo kivuze yego. Abafana kandi ntibigeze bishimira ko umutoza yashyize kuri bench Kabange agakinisha Serumogo buri kanya babaga barimo barasaba umutoza gusimbuza. Bakomeje kuririmba Asmani Ndikumana mu mukino hagati bagaragaza ko babajwe no kuba yahanishijwe kudakina uyu mukino. Mu mukino mo hagati Rigoga barahamagaraga bakavuza induru bati Asmani bari kuririmba ko nta mutoza bafite. Nyuma ya match ikirangira bararimbaga ngo nta mutoza dufite bakabigira imbyino. Hashize iminota mike barongera bararirimba bati abayobozi bakwiriye kwegura. Ubwo n'uburakari bw'abakunzi ba Rayon Sport bababajwe cyane na resultat zikurikirana zibishe n'ibihe bibareyo barimo baranyuramo bidasanzwe byabaje bikomeye cyane. Twahera ku gitego cya mbere batsinzwe ntabwo cyari cyo habaye mu kwibeshya ko umusifuzi Rayon Sport yatsinzwe igitego umupira barawuteye ugonga poto uragaruka umukinnyi wari uri muri position ya offside action itangira aratsinda. Nabwo nkuko habaye kwibeshya ku musifuzi wa APR igitego cya mbere cya Rayon naho habaye mu kwibeshya ntabwo cyari cyo. Nkaba navuga yuko rero mu gihe Rayon Sport icyo gitego yagitsinzwe ikagitsindwa hakiri kare byahise bisa naho bidemoralije bijyanye nuko nyine yari ifite iyo defete ibitego 4-1 kuri APR none utangiye utsindwa mu minota 10 ya mbere ikipe nka Al Hilal wari ubizi ko ifite imibare iteye ubwoba irimo gutsinda cyane kameme ku bakinnyi harimo n'icyo kintu cy'uko harimo benshi bashya ntibaramenyerana umutoza nawe ni mushya bon ikipe nyine na qualité urebye ubwiza bw'abakinnyi Al Hilal n'Abareyo ntibisa ntibingana wowe utsinzwe mu minota 10 Morales ijya hasi abo muhanganye Morales ijya hejuru none banakurusha n'ubwiza bw'abakinnyi cyagomba gukurikira nyine n'ukunyagirwa nta kindi cyari gukurikira cya kabiri kigiyemo cya gatatu kigiyemo cya kane kigiyemo abafana bare bati muradutsinze muraturushije muze tubaha amashyi hanyuma bati abafana nyine bafite uburenganzira bwabo ibyo ntago biri violent batubiyoze nibweguri ibyo bya ntacyo bivuze as long as utabuteye amabuye cyangwa ubusagarire kubivuga mu magambo nta mutoza dufite nta buyobozi dufite cyangwa nta bakinnyi dufite udakoze igikorwa cyose kindi ibyo urabyemerewe bikarangira aho muri stade ugataha amahoro kuvuga rwose ni ubuntu ntugire ikindi gikorwa nta n'agacupa wemerewe gutera vuga ati baratwibye ati ariko birangiriraho. Rero njye navuga yuko kuri Rayon Sport no tuntu tubiri cyambere nkuko bivuze bashaka kugurisha Rishari miliyoni kuri 30-25 by'amadolari cyangwa se 30 na gutyo Serumogo y'umwari yabonye ko yagiye muri Sudan. Icyambere umwaka uzagora Rayon kubera impamvu nyinshi z'impinduka bagiye bagira nakajambo kamwe Rayon Sport kine open heart surgery umutima bakinjiramo bakabaga yego navuga yuko bagize umwaka ugoye mu bice bitatu imiyoborere idahamya yagihindagurika icya kabiri guhindagura ikipe cyane yaba mu kibuga abakinnyi bakina ndetse n'umutoza icya gatatu urayibona ko n'ubundi ubwiza bw'abakinnyi wakabahinduye ari nabeza cyane nabo se beza cyane so briefly no mwaka uzagora Rayon Sport cyane ariko kugira ngo utazagaruka usa n'uyu nguyu mubi ukuri gusa no kuri kugenda hakwiye nyine icyo kwizigera yaravuze a heart and brain surgery nanjye nakongeraho kandi bikorwa nande igihugu n'igifashe Rayon Sport mu buryo faranga mu buryo bw'imiyoborere no mu bundi bujyanama ikipe abanyarwanda bakunda ntikomeze kubababaza.